rwagati y'umujyi wa Paris ahazwi nka 18e arrondissement niho hashyizwe umwanya witiriwe Aminadabu Birara, ikimenyetso gikomeye cy'ubutwari abanyabisesero bagaragaje mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Kaze Ornella, mujyanama muri ambasade y'u Rwanda mu Bufaransa, avuga ko kugira umwanya nk'uyu mu gihugu cy'amahanga bifite agaciro kanini. Hari n'izindi nyinshi turanifuza ko n'indi mihanda n'izindi site zo kwibuka zizagenda zishyirwaho, kuko ni ibintu bifasha gusigasira amateka no guharanira ko abakiri bato bayiga bakayamenya, no guharanira ko bitazasibangana kuva uko ibihe biha ibindi, hakabaho ibimenyetso bigaragaza amateka yacu, amateka ya jenoside yakorewe abatutsi. Etienne Nsanzimana, umuyobozi wa Ibuka mu Bufaransa, wasanga bari ubundi buryo buzafasha kurushaho kurwanya abahakana n'abapfobya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Ko amateka ya jenoside yakorewe abatutsi ni ingenzi, kandi ko bagenda bayandika mu mihanda yabo, bigenda biduha ingufu mu kurwanya abashobora gupfobya jenoside, cyangwa no kugira ngo byigishe abafaransa n'abajene n'abana babo batabizi, uzajya unyura kuri uwo muhanda ahindukira avuga ati uyu muntu ko atayitwa Daniel Chevalier cyangwa afite izina ry'igifaransa rindi, Aminadabu Birara ni muntu ki, bigatuma bajya gucukumbura, noneho bakakurikirana bagasoma n'ibindi bitabo, bakamenya amateka yacu, amateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Marcel Harerimana, umuhungu wa Birara Aminadabu, yari afite imyaka 15 mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Kuba ubutwari bw'abanyesesero bwaramenyekanye no mu mahanga, ngo bikwiye gutuma abanyarwanda barushaho guharanira ubutwari mu gihugu cyabo. Uyu mwanya witiriwe Birara Aminadabu mu mujyi wa Paris ni urwibutso rwa gatatu muri uyu mujyi rugaragaza amateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, rukaba urwa 11 mu Bufaransa bwose. Jean Damascene Manishimwe, i Paris mu Bufaransa.